ibintu byose si ngombwa kubitangaho komante. Ubu tujya tubona na bari abantu twemera nk'abantu Imana yishyeye hano hasi ngo batuyobore. Nabo bavugwa muri staff za video dutemberane. Nzakubwira inshuro zingahe ko birabora ari scam. Ariko uziko ngewe ntakubeshye nemera Imana. Ariko ntabwo nemera abantu bakorera Imana ku isi. Ubundi gusenga ntabwo abantu babifata nkaho nyine ni ubuhungiro, ni ukumva ko nyine abantu ngo ntasenze Imana, ngo sinabaho, ngo sinagira gute. Asubundi ni gute udasenga Imana ukabaho? Nese ubwo udasenze ubundi ntiwabaho. Vestine inkuru bazibonye nyine ajya gushakana n'umugabo we. Basanga arakijijwe ariko kubera ko atari umu-ADPR banga kumusezeranya. Inde utarukijijwe? Arakijwe nuza ari Odrago ni ntabwo ni kwizina rye. Iryonze ni Idrissa tu. Bivuze ngo bari bazi ko ari umusilamu. Banza nyine kujya gucekinga barenga nyine ngo umuntu ngo agiye gushakana nyine urabyumva. Bigeze nyuma bango ariko ngo nubwo akijijwe ngo ariko ngo ntago ari umu-ADPR kandi ADPR iba mu Rwanda gusa. Ikintu abantu batazi nuko ubwamamare burura. Burura bute se ariko nawe urasitse? Bro burarura. Burura bute? Nyine kumenyekana. Nicyo kintu cya mbere nyine kibi cya mbere kibaho. None kukiri ibyo mwirukanyira uretse ko uyibeshyera ngo kumenyekana ni ikintu kibi. Uzi si impamvu? Man, umuntu wese witwa ko ari icyamamare cyangwa se azwi, reka bivuge ndikora muri kamera. Bro, abenshi baye muri fake life. Ni nkuko wakwambara inkweto zikurya. Hari icyo bita creating inkuru, hari no gutwika, ariko hari no kwitwika. Kuko nk'amagambo nasomye element ari gusubiza melody ntago ari element wabyandika. Ubuse ijambo wabonyemo cyangwa amagambo wabonyemo cyangwa text wabonyemo ukabona ko element atayandika. Impamvu uvuze ko atabyandika nuko dore ngo umupuri kirakije ijambo ndacyanga mana buriya uri inshuti yanjye ariko kirakije ijambo ni tesho y'ubikivuga none tesho akivuga akagisingiza. Hari ibintu bibiri gomba nyine bishaka kurangiza. Nukuvuga ngo iyo ufite fame, power, money hakazamo n'igitsina gore. Buri igitsina gore ni ikindi kintu. Yes, ndabasuje mbifurije kugubwa neza aho muherereye hatandukanye mwese. Ngiye mwumva nditanga Chakrafati one and only umwe cyane. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muherereye hose ibintu biri kugenda nibura mu murongo nkuko ubyifuza nka 80% biba bibaye, kuko 100% byo sinzi ko bishobora gukunda, ariko nizere ko rwose bimeze neza. Murabizi ko hari hashize iminsi myinshi twari tubakumbuye cyane. Uyu munsi rero nubundi ndi kumwe n'umusangirangendo, umuhungu umwe muri rubanda, umwe mwamenye hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nubundi turacyari kumwe nawe rero, bamwita Leandre niyo mugabo umukuru mu itangazamakuru. Bitese mani fresh unyise umusangirangendo ariko mbabarire umusangirangendo umusangirangendo musaze nise umusangirangendo kuri wowe ubwo twaraturukanye handi wahereye kera from 2000 ahubwo umusangirangendo nakazi nakongeye guhindurirwa inyito. Uvuga se kitwa nguki? Abasangirangendo ni babandi nyine bakora gahunda bahuje. Oya si ibyo nashaka kuvuga abandi. Si ibyo nashaka kuvuga ngera mvuze bya bindi bisanzwe nyine ko umuntu mwamwara mukorana bigisanzwe. Meze neza nanjye nkumbuye abantu bo kuri Leya Entertainment ndetse n'ahantu hose hatandukanye. Nabonye abantu benshi bambaza ngo ko tutari gukora ibiganiro ndani tuzaza n'ubundi. Byari byaragoranye pa. Hari igihe abantu nyine bajya muri gahunda nyinshi zigiye zinyuranye. Hari abantu nyine baba bazi ko abantu baba baravuye mu bintu burundu. Abenshi ahubwo no ku ma social media yanjye bajya bambaza ese ngo wavuye mu itangazamakuru ugakora iki se ko nta turimo tw'amaboko? Izo mbaraga ntazo ariko ntekereza ko nk'ubu
uko byenda kose gahunda nyine zigomba gukomeza. Oya, gahunda zo uko biri zigomba gukomeza, kandi tubararikira ko rwose hari ibintu byinshi byiza nyine bifite aho bihuriye n'iki cyane kwidagadura. Ntekereza ko ubu ngubu gahunda zongeye gusubukurwa nyuma y'igihe nyine yuko tumaze igihe tutari gukora. Gahunda zasubukuwe, imihanda yaranyereye, hari ahandi. Ariko ikibazo byarambabaje rero, yandika mu mbwiye uzi kumva ibintu biri kugenda bivuga hirya no hino utari mu mwanya mwiza wo kuza wo kubivuga. Urumva rero nanone erega buri kintu cyose ntabwo ari ngombwa kugitangaho komantere. Bona bitaba ngombwa. Ariko nkubaze uretse gato, ibintu byose si ngombwa kubitangaho komantere. Ubu tujya tubona na bari abantu twemera nk'abantu Imana yishyeye hano hasi ngo batuyobore, nabo bavugwa muri staff za video dutemberane. Nzakubwira inshuro zingahe ko birabora ari scam. Ariko uziko njyewe ntakubeshye, nemera Imana. Ariko ntabwo nemera abantu bakorera Imana ku isi. Ubwo nawe ubaye utabemera, nawe ntabwo waba wemera ko uri umuntu. Impamvu mvuze ko ntabemera, nawe uri umukozi w'Imana. Yego, nanjye ndi umukozi. Cyangwa ibyo ukora ubona bidashamaje kurya. Nanjye ndi umukozi w'Imana. Ahubwo kurya umukozi w'Imana. Uzi ikibazo se man. Nyine abantu ndabyita gute? Ubundi idini cyangwa se abantu bitwa ko basenga nyine hano ku isi, bamwe na bamwe batuma tutabemera. Ariko ngo hari bamwe basenga mu gitondo bajya gusenga, nimugora mugahurira mu kabari, ari bo bayoboye bimwe mu bitaramo byo mu kabari. No kuvuga ngo ngewe abantu nyine bitwa ko bafite amadini ku isi ntago mbemera. Ako se wowe ubaze ni gute wowe utagira idini ku isi? Ariko nanjye sinkubeshye, nanjye mbona ubushobozi, nanjye narigi. Uzi ngiye idini nagira, ndamutse mvuze ngo ngiye gushinga idini, ryaba ari idini ry'urukundo bro. Nawe se tutabeshye, reka tuvuge ko wenda reka tubifate nkaho bibayeho icyo dini ry'urukundo. Ubwo abayoboke bawe baba bameze bati, wasanga utari kuvuga rwa rukundo dusanzwe tuzi. Buriya ikintu cya mbere naje gusanga ku isi kirenze ni ukugira urukundo. Urwo rukundo se uvuga ngo kirenze, murarufite? Yenda rufite ngewe. Ufite urukundo? Ahubwo nawe uzonduha. None ko nuvuga ngo ngewe impamvu uvuga ngo urukundo bro, ngewe hari abantu nzi neza bakomerekeye mu madini, sibyo? None se buretse gatoya, ubu ko wakomerekeye mu rukundo bivuze ko utazongera gukundana? Oya, banzo nyuve kwanza hano ngiye. Nubwo hari abantu bakomerekeye mu madini uyu munsi batifuza no kongera kujya mu idini, sibyo? Ibaza ahantu umuntu nigeze bikubwira ko ubushize turimo dukora ibiganiro nabikubwiye, hari umuntu yari muri babandi b'imbere, babandi b'imbere korale, hahandi nyine bana pastor ajya gutanga n'urugero akatabati ibana yicaye aho ngaho imbere, ngo hari burya nta muntu ugipfa kuhicara ari. Urumva noneho yaraturaga atanga ibya 10 ibyo byose, nyuma rero aza kugira ikibazo n'umugore we, baratandukana. Ubwo nyine divorce zibamo no kugabana imitungo byose, aranje arakena nyine bi down. Aranje ajya kureba pastor ati, pastor nose kubona ubuzima bwanze, none nta n'inzu mfite, noneho basi rurarusanye muri kubaka, waretse nkajya muri karakazu k'inyuma akariho mbandi. Baza batereka ariko ntago byakunda. Naringize ngo yaraje kwaka amaturo ati mu miko yo natuye. Ako nge nayagarusa. Nanjye ariko najyo ngahugura bakampaho. None umupasiteri ahangoreka ngo ntago byakunda. Nyine twebwe ubu none turi muri position kumva ko idini n'ubuhungiro, ariko ubwo buhungiro ugasanga bwamaze guhinduka. Oya, we bayishya abantu ntabwo idini ari ryo buhungiro, ahubwo Imana niyo buhungiro. Akagerekaho no kuba urugo. Ngiye hari ibintu mba nkumva nyine ntabwo mbari kubyumva fresh. Ni gute abantu bumva ko nyine gusenga nyine babifata nkaho ubundi hari umuvandimwe wanjye yitwa Paru, ushaka kumuzi. Ari mu bantu nawe nzi nyine bafite imyemerere cyangwa imitekerereze. Ntabwo ko nawe muhuje muri imwe mu mitekerereze n'imyemerere ku bijyanye n'amadini. Ego, ubundi gusenga ntabwo abantu babifata nkaho nyine ni
ni ubuhungiro, ni ukumva ko nyine ebana ngo ntasenze Imana ngo sinabaho ngo sinagira gute. Asubundi ni gute waba udasenga Imana ukabaho? Nese ubwo udasenze ubundi ntiwabaho. Ubwo biterwa n'ibyo bita gusenga. Ari n'igihe cyangwa ukabona sengesha. Utangiye kugaruka mu mujyi wanjye rero sasa. Bivuze ngo ngiye bano bantu rero bitwa ko bakorera Imana ku isi, bamwe na bamwe simbemera. Bitavuze ko hari abandi ba pastor nano cyangwa se abantu bose bamwe burabemera abandi ukabahaka. Yego, kuko usanga n'umuntu nkanjye, sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri bro, none nk'amajwi numvise. Yari amajwi ni edit ni AI. Aya. Aya. Ni AI. Ni AI. Bro, noneho nyine bamwe mu bo twita ko ari abakozi b'Imana n'abaskama. Ase ikibazo cyanyu rero ntajya numvikana namwe ni kingiki. Mwe muvuga ngo abantu n'abakozi b'Imana. Kuba hari abakozi b'Imana ntago bivuze ko hari ibintu abandi bantu bakora bo batakora. Aha. Nukuvuga ngo rero bareke kwitwaza Imana rero. Ahubwo mwebwe mureke kwitwaza iby'Imana murimo mura. Uko uzi simpamvu ngiye nk'ubu nk'amadini yose ku isi ni business. Wabyanga wabyemera. Oya. Uruhande rumwe si business, urundi ni business. Ni business. Nese reka nkubwire impamvu ari business, sibyo? Ubu nonaha umugira gute ko abantu bose bahuriza kuri Satani umwe ariko ntibahurire ku Mana imwe? Bahurira ku Mana imwe, ahubwo uvuga ngo oya ntabwo bahurira ku Mana imwe. Uzi impamvu badahurira ku Mana imwe se? Nuko hari Islam, hari Catholic, hari Adventiste, hari ibiki byose kandi bose bavuga Imana imwe ariko ntago bagifite imyemerere imwe. Uretse ngo hereza urugero rworoshye yande kugira ubyumve neza, sibyo? Tuvuge hara hirya si muri Uganda. Twese turamutse tugiye Uganda. Hari uwaca ku butaka. Akagera Uganda. Agaca mu kirere akagera Uganda. Yewe haba hari n'amazi biyaga n'ibiki byose akaba yaca mu mazi akagera he? Ndabyumva cyane. Uganda. Bose se babagiye Uganda. Ubwo rero naho ngaho ku Mana naho ni kimwe. Uzi se ngiye icyo mvuga nuko ubu nonaha kuba ndi umukatolike kangweza nk'urugero nturi mu Islam. Washakana n'umudivantiste cyane simply that. Ibyo biroroshye cyane. Okay, uwo ni wowe ariko umunyedini wa nyawe akubwira ko uwo muntu mudahuje. Umunyedini wa nyawe aravuga ngo ntabwo duhuje kwemera. Gute mudahuje kwemera kandi mwese muvuga Imana? Nose uretse nkubazeriya. Niba nge nawe tudahuje bijyanye na tudahuje ibitekerezo. Ubwo urumva twabana gute bigashoboka? Aha. None ni gute mwese muvuga Imana imwe? Urumva ibyo bintu byumve muvuga Imana imwe ariko mukamudahuje imyemerere. Nose urumva atari ikibazo. Oya, icyo cyo ngo ngenda mutsi nzanye idini ku isi nazana idini ry'urukundo. Iryo dini ryawe ry'urukundo sasa rero. Reka mwereke nk'urugero. Vestine inkuru bazibonye nyine ajya gushakana n'umugabo we. Basanga arakijijwe ariko kubera ko atari mu ADPR. Banga kumusezeranya. Inde utarukijijwe? Arakijwe nuza ari Odrago ni ntabwo ni kwizina rye. Iryo nze ni Idrissa tu. Bivuze ngo bari bazi ko ari umusilamu. Banza nyine kujya gucekinga bare nyine ngo umuntu ngo agiye gushakana urabyumva. Bigeze nyuma bango ariko ngo nubwo akijijwe ngo ariko ngo ntago ari mu ADPR kandi ADPR iba mu Rwanda gusa. Ngo nubwo akijijwe ntago ari umwana. Ntago ari mu ADPR. Urumva ibyo bintu. Deja abantu bakagombye kuba bahumugisha abana niba bari kubatandukanya. Byarangiye bafasha undi mupasiteri ari basezeranye. Nose yane. Ngo arakijijwe ariko so mu ADPR. Ubu nawe urakijijwe ariko nta dini ugira. Erega si ngombwa ko nyiri dini. Se base wazashatse na adresse. Aho nabatijwe harahari. Kandi wasanga n'ujya kugira hari ukuntu wahuye n'umuntu akaguhindurira imitekerezo nawe ukagana muri zanzira ngo ze ukuntu umuntu ngaba hari ukuntu ngo bya bintu bibiri biteza akaduruvaye. Ibihese kandi. Nabyo zese. Uruhinja n'iki byose bigira ute? Bitesha umutwe. Njewe mana. Ubwo nawe nugeraho ngaho. Njewe ubu nonaha aho mpagaze. Abantu batazi nyine ntibajye banyumva nabi. Sindi umuhakanyi. Sindi umuhakanyi ariko sinemera idini. Ahubwo uri umuhakanyi kubijyanye n'idini. Kuko ubu nonaha kangweze nk'urugero. Witwa Arafat, sibyo? Izina ry'ikinyarwanda ni ni Itanga Ishaka. Ariko umuntu akakumvisha uburyo ki
n'urugero nkanjye nitwa Leandre ko Leandre ari Kristo niyo mugabo akaba ari pagani cyangwa ngo kumva ngo kuntu ngo Habimana ngari umupagani ngo hanyuma sha prudence rikabiri Kristo nyine wumve nyine level ya esclavagisme turimo kumva ko nyine ikintu uri kwemera nyine umuntu akaza akagushyira mu indi myemerere kumva ubundi ikintu cya mbere cyabaye kugira ngo abanyafrika babe colonize nuko babahaye icyo bita religion babonye nta kindi kintu bari buze kubakoloniza bitwaje babona imbaraga ntago bari kurusha abanyafrika baravuga ati none katubajyanira Imana kuko ngubu nonaha ubu tuvugana n'urugero sogokuru wanjye yitwa Kanyenzi sibyo umuntu akanyumvisha ubureki ndi bujye kuramya Leandre ngo w'i Roma ntazi nibyo yakoraga ariko nyine kumva ko ndi kuramya ndi guterekera Kanyenzi ari bishitani ibyo se byose sibo barema ariko beya rero ndagiye mu minsi ishize kubona urwandiko rurasohotse wa mungani wabavuga ngo ni kuri za Instagramiya rurasohotse rurimo amaganya bivuga uti rwose abantu mwese ndabashimiye bagize icyo bafata mu muziki wanjye bigaragaza ko uwo muntu ari ashaka kumera nk'uri gusezera mu muziki ngo cyari hinjira uwo muntu wahise umwumva inshuti yanjye Desi ari nesano muvoko nemera hano mu Rwanda neza ariko nanone si adateye kabiri mbona ibyanditse bitandukanye n'ibisohoye urumva abantu njya kubona karirimbo uti arya ni Chopa ari kumwe na Bensol kaba gasesikaye hanze nyuma yako karirimbo nako njya kumva uti agahinda kenda gakungubanya aranyita basesha urumva ari ukuntu abantu baba babanye ubwo mubanye ku buryo atakwitaba ujya kumuhamagara ukabanza ugatekereza ko atarakwitaba ajya yitaba ahubwo ikibazo urumva hari igihe baba ari no bintu byinshi ngenda ku ruhande rw'inda ntago barenganya manager wese manager ntabwo ari no mu Rwanda yitwa David Pro okay ofete ngewe hari ikintu nabwiye abantu ako nshaka uze kumbwira kuri ako kantu kagahinda kajya kagubanya abantu nyuma yo gusohora indirimbo ni ukuvuga ngo ikintu abantu batazi nuko ubwamamare burura bute se ariko nawe urasitse bro burura bute nyine kumenyekana nicyo kintu cya mbere nyine kibi cya mbere kibaho none kukere ibyo mwirukanyira uretse ko wibeshyera ngo kumenyekana ni ikintu kibi uzi si impamvu man umuntu wese witwa ko ari icyamamare cyangwa se azwi reka mbivuge ndikora muri kamera bro abenshi baye muri fake life ariko nibo baba barashatse kwerekana muri iyo fake life ni ukuvuga ngo hari standard ubamo ni nkuko wakwambara inkweto zikurya kuko nyine abastari benshi bari kuri kino kiganiro barabizi neza ko baye muri fake life bro hari si bose bataza kuza kunyumva nabi ariko abenshi hari gihe akubwira ati iyaba byagira gutya abantu bagahita banyibagirwa Amaji yakoze ikiganiro aravuga ngo ikintu cyambere gicuza nuko yamenyekanye nose uretse nkubaza wenda abivuga kuriya ko nta munsi numwe ndamubona mu bindi bikorwa bisaba ko uwo muntu atamenyekanye agahora mu bikorwa byo kumenyekana Amaji yari yakiriye yereka abanyarwanda ko ari muri cheap life gukora amafrigo gukora inkoko nyine we yamaze kwakira ariko bamwe mu bitwa ko ari ibyamamare bro usanga nta nakandi kazi yajya no gushaka hase nanone bambabarire kuko ngiye kubinjirira nk'abahanzi turabizi ko ibitaramo nibyo byishyura kugira umuntu abeho tukaba tubizi ko zimwe mu mbuga nkoranyambaga zihemba amafaranga ariko se nk'umuhanzi ukora indirimbo imwe mu gihe cy'amezi 3 nayo ntiyinjiza amafaranga yanamutunga icyumweru wende iminsi asigara abayeho ute nta yindi mirimo y'amaboko agira ni mpamvu nakubwiye ngo
iyi life yo kugira ngo dufate nk'urugero nk'abahanzi umuhanzi nyine algoritme ye byonyine kugira ngo abe trend cyangwa se abari gukora cyangwa iki usanga bigoranye kugira ngo ibyo bintu bimutunge mu gihe atabona ibitaramo rumva uko ibitaramo ntabwo byose bizaza ngo abahanzi dufite mu Rwanda ni benshi si byo ariko biragoye kugira ngo umugire ngo umuntu abayeho n'urugero mu myaka nk'itatu nta gitaramo yigeze ajyamo kandi n'umuhanzi arakora kandi n'umuhanzi buri gihe ubwo buzima rero ni hahandi abantu baze kuza kujya gushaka indirimbo yitwa Illusion ya Julia Zahara iyo ndirimbo bayishake baze kuza kuyumva muri iyo ndirimbo harimo agahinda se kuntu kabagubanye ariba ngo ndimo ndanywa za champagne bakamona kuri stage nishimye ariko deep down ndababaye ese babivuyemo bakaza tukigira mu mirimo y'utuboko man nyine kwamamara ni byiza pe ikiza kurushaho kikaba igiki ikiza kurushaho kikaba kwamamara cyane kwamamara cyane ariko abenshi buriya hari ibintu nangiye kuvuga ariko urumva ni mu nzego za leta ntabwo nangiye kuvuga ngo hari umazi bakuvomeraga bakuvomera bande bariya se ibeke oya shangewe oya nje urumva ahantu nagiye kwaka service ntabwo ndivuga ariko reka mavuge kubera ko ni mu nzego z'u Rwanda ubitekerejeho kabiri ntaribi nagiye muri ntuza muri immigration ngiye kwaka service nyine nangiye guhereza urugero nyine rwiza rwo kuba uzwi ngezemo banyakira neza pe nyine hahandi ibaze kubona nk'umuntu kubera ko akuzi agahaguruka aho ari akaza akakwaproaching kubaza ngo uje gukora iki tugufasha urumva ukuntu nyine biryoshye ejo bundi nabwo njya muri Minafete wenda izina ntabwo ndiburivuge nabwo nyine bigenda nyine kumenyekana ni byiza ariko icyo navugira ku abahanzi bo babaho ubundi buzima twebwe tudatekereza yego so bivuze ngo kwamara ni byiza ariko bikaba byiza iyo kwamara bigutunze bitari kuvuga ngo nuko hari bitari ifoto nanjye gutanga urugero kandi nje gusanga atari saba ariko hari abastari tuzi mu Rwanda bidafite icyo bariye shangiye abasaba abastari barahari tekereza neza urasanga bahari ko numva ntabora nyibutsa mu oya utazantera wanyibukije mu umwe ko ndatamva wa kabiri utazanteranya nyine nabitekereza nyine hari abantu ubustari bwabo ntacyo bumariye bakaba batunzwe n'iki nyine akaba ari umustari kanyura ahantu bakayamanuka atiye ariko nyine ntacyo bikumariye so urumva rero ni mpamvu nk'abahanzi bo ni ba bantu bamwe na bamwe bafite ya myumvire kumva ngo ntiyajya gushaka kandi kazi bo gusa n'umuziki nakazi nanone ariko muri iyi minsi kuko umuziki wawukoze neza nakazi ariko nanone nakazi kagoranye kuko ubukeneye ni ibintu byinshi nakazi gasaba byinshi hari branding hari management hari akazi kandi si ikintu ushoramo ngo gite kikungukira ku karagoye tukagira no muziki wacu mu Rwanda ukigoranye kuri bamwe ahubwo kantu urengejeho kuri bamwe uracyagoranye kugira ngo ungera muri cyabura basi gihindigana umuntu uzango biracyagora n'igicupuri diplomate yaravuze ngo amasaha bambara nizakibara baswa buni bro nyine barashaka gukora ifoto ariko ifoto ni nta foto nta cyagize ute ikibazo n'amafoto nayo baba ikibazo n'amafoto arishyurwa nge hari ibintu nyine mbabona muri iyi showbiz naravuze ngo one day hari umunsi nzaza nkaza ntakiri wa wundi uvuga ibintu nyine bikeya ahubwo nkaza mvuga byinshi ubu se nutabwira byinshi tuzumirwa ahubwo se reya uko man nk'ibintu umuntu abazi ni byinshi ariko nyine ariko siko byose biba bigomba kujyana ariko reya hari akantu mu kanya hari ministeri uvuze ndamya ko abantu bayizi
bazi n'iki ikora ari bake. Iyihe? Mu Minafete. Minafete. Nihagira umuntu ukubwira ko iyi Minafete ayizi azi n'icyo akora, suko idakora irakora, ahubwo bitewe n'izindi ifite. Nusanga ari abantu bayizi, ahubwo se urayizi, reka twe kujya urayizi. Harya ngo mu magambo arambuye niyihe cyangwa ikora? Dufite ntuza inzego z'u Rwanda zikora zikanakora cyane, ariko ugasanga abaturage ntibazi, ntago nyine bazi ikikora. Ariko cyane nuko ziba ziri mu ndimi z'amahanga, kandi urumva ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Niyo bita Minafete. Simbabarije. Waruyizi wowe? Nyine urumva ni nuko biba bivugitse mu ndimi z'amahanga. Minafete rero hari ukuntu umuntu ushobora kwiyumvira mu fete ukavuga ati kugira ngo ubyumve ni Minisiteri ikorera mu nduhungire. Fete niwe uyiribiza. Ya Minisiteri iri gukora cyane muri iyi minsi. Irakora cyane kabisa. Bafite n'inshingano nyinshi cyane kubera ko ni Minisiteri iri sensible cyane. Ni igaragara cyane ku ruhando mpuzamahanga pe. Mane cyakora urimo uratuma nyine nibuka utundi tuntu kaje tubaho. Nahuye na ntuza na Yolande Macron. Duhurira muri ascenseur ngiyemo. Ngiye nyine aho ngaho. Nyine dufite abayobozi bacu cyakora mane. U Rwanda rurarenze. Ibaza ahantu nka Yolande ntabwo ari umuntu nyine wadanje ku buryo nyine yama serivisi za danje, ariko ibaza umuntu kugira ngo ngwino tujyane muri lift. Ni bwa budasa nyine ukabona nyine uburyo bakwakira shaka bati cyakora. Ntabwo mbizi niba ranzi, ntabwo mbizi, ariko uburyo yambwiye ngo ngwino tujyane ukabona biraryoshye. Urabizi ko twebwe icyo ducuruza ni kimwe. Amabuye menshi tugira, amabuye turayagira. Menshi tugira ngo turayacuruza. Ducuruza iki? Ducuruza service. Rero ngiye kumva numva none ngo kuri za mbuga nkoranyambaga zacu ngo haba hisabaganyijeho ibindi bintu ati ngo nzakora undi muntu umeze nkawe. Urumva uwo muntu umeze nk'uwo ndavuga ati sabwa yabahera. Undi ati ngiye kumanura uwo bita Medbit Nyarugenge. Undi ati se ni wowe ugiye kumumanura cyangwa bagiye kumumanura hatarimo include y'uwo muntu. Ndatekerezaho amakuru baba bahise yamenya. Namenye cyane. Afate ese nka biriya bintu kubona abantu babiri bari komi umwe yarafashije undi bakazamukana bakageza kure bishoboka pe. Buri wese akagira brand ye nini. Bikageraho wenda tuve no kuri iriya side yabariye, bikageraho batangira gucyocyorana kuriye. Buri wese akavuga ariko ase buzira chat twakomera ko ari zora. Nicyo nagiye guhita ngusubiza ahubwo. Hari icyo bita creating inkuru, hari no gutwika, ariko hari no kwitwika. Aho ngaho rero muri ibyo bintu bitatuvuze bihagaze. Ntabwo nakwemera ko iriya chat ariyo. Kutayarutemeye kiriya chat ariyo. Kuko nk'amagambo nasomye element ari gusubiza melody ntago ari element wabyandika. Ubuse ijambo wabonyemo cyangwa amagambo wabonyemo cyangwa text wabonyemo ukabona ko element atayandika. Impamvu uvuze ko atabyandika nuko ndabizi neza imyitwarire nyine kwitwarika kwe nyine ntago yabyandika. Nugira hari nk'ijambo yanditse uretse ni ibintu birimo ibintu byo gukora ngo ukuntu ngo umugore niki noneho nibyo ngize ngo let me hope ko uzaproducinga n'undi mugore. Ibyo nibyo ari kuvuga ko atavuga. Ntabwo element yavuga ibintu mane. Se ku produce ngo umugore gukora umugore ni ibintu ikindi cya kabiri nese melody n'umutinganyi. Oya mutubabariye banyakubaha ntago ari ibyo twavuga. Nose gukora akuzikona na bro nyine hari ibintu umuntu avuga ugahita ubona ko nyine izi chat
sinazizera nanone ntago wavuga ngo sizo. Yego, kubera ko ntago nyine numva ko uyu muntu ari element. Ruhande rumwe ashobora kuba ari cyangwa akabatanariwe. Ikindi Bruce Melody ntago ari umuntu wakwandika ngo I can finish you anytime without touching you. Nose nkubaze iryo jambo wenda tuve kuri Bruce Melody no bwa mbere wumvisha umuntu bivuga muri no industry ko yarangiza umuntu. Mbo mureke mbabwire rero, hari ibintu abantu batazi buriya nubwo bajya bivuga bakabica ku ruhande. Buriya Melody ni umuntu mushaka kubana muri icyo gihe, ariko nyuma yaho ariko nawe yarabyivugiye muri press conference umunsi noza yarafunzwe fata ku mavuta. Sorry, baba kamubaza impamvu atajya gusura fata ku mavuta. Uribuka ukuntu yamusubije? Ndabyibuka. Uriya icyo twari duhureho twarakoranaga, nta yindi private life twari dufitanye ku buryo najya kugira ute. Ikindi kintu abantu bitiranya muri show busy yacu, umuntu mushaka kwa mwaramenyanye ariko mutari inshuti. Ubwo wenda icyo kintu oya no muri pana no muri show busy no mu buzima busanzwe ushobora kuba muziranye ariko mutari. Jewe muri boro nyine byacu ndabizi neza ko umuntu wese wo muri show busy siko ari inshuti yanjye, ariko bitabuje ko mfite mu inshuti. Kuko hari impamvu bita umuntu inshuti. So Melody rero noneho twatonto tw'inshuti zanyu rero twatonone two turi kubinkorera muri ibi. Niyo mpamvu niyo nigiriye mu kabari ngenda ngenyine. Ukajya ngo ni inshuti yanjye buncungiye hari yanze manze ni kuri utuntu twanyu. Bro nyine hari ibintu abantu nyine bajya bakora ukagira ngo baritana kwa ni inshuti ariko atari inshuti. Kuko nkanjye umuntu inshuti yanjye aba ari inshuti yanjye ku buryo wataguta hanze. Umunsi nakubonye hanze ngo nyine uzakwandika ngo ati dore nguwo yaje nyine isi zaba yanyose. Ni mpamvu njye mbikubwira uribwa nkubwira ngo nta bantu bo muri showbiz bazi wanjye. Suko batahaza nubwo ni kubutizeye security yawe. Hari ubuzima bwanjye bwite, hari n'ubuzima bw'imihanda. Numva no kuri kamera uzamvuge, ariko nubageze iwanjye uzaba ari inshuti yanjye. Ubwo rero abo bantu muri iyi minsi bari kwita inshuti ndi mukorana byose, niyo ndi kujya kubona nkajya kubona akavideo k'amasegonda 45. ngo dore nguwo dore ngimipa harya ngo ni imiki, ngo dore ngo umupuri. Kirakije jambo ndacyanga mana buriya uri inshuti yanjye ariko kirakije jambo ni tesho y'ubi kivuga none tesho kivuga akagisingiza agisingiza ukajya ngo ni cyogajuru bohereje mu kirere. Ako buriya ntaga gikunda minse niwe ko natagikunda imana jambo bo nyine hari amagambo y'icyubahiro shajaja muri ibindi kabisa. Ariko ikiza niko abantu benshi badahita bamenya ngo bisigura iki wa mungani w'abarundi. Hari abantu bandahita bamenya uko bisigura. Karaka uzikira kijambo cyavuga ntugire. So wapfa kumenya wakwane. Urabimenya. Ushobora kugira ngo n'umuntu ukora ibintu bijyanye no gupara. Ariko umupuri uzabikora. Nakuzarikora. Uzarikora n'ubundi gikomeje kurikora. Nese buri kantu ni buri ngoro. Muvandimwe yihangane nyine none se. Mubwira. Niyo bavuga ngo kwitwarika bro nyine. Ubundi baravuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Ariko buriya baravuga ngo hari ibintu bibiri gomba nyine bishaka kurangiza. Nukuvuga ngo iyo ufite fame, power, money hakazamo n'igitsina gore. Buri gitsina gore ni ikindi kintu. Ibyo wakora byose bro. Umugore uza nujya ugera ku mugore ho jya ushyiraho itafari wigendere kuya ku. Urumva nanjye niyo mpamvu ngiye kubivuga. Ujya kukivuga. Umugore ni sindabyita gute. Ntabwo wabona uko umusobanura ngo kuko nabagerageje kumwandikaho. Ndahita mbyibuka. Byarangije batabyanditse. Umugore ni umuntu anytime, ni mwiza kandi mubi. So iyo wamenye kumanaginga ari umugore
umugore wa managing ute nyine biragoye kuko nawe arakubwira ngo nanjye siniyizi nawe arakubwira ko atiyizi wowe uramu managing ute urwumva rero nyine niyo mpamvu nawe iyo umugezeho witonda uko wakwitonda kose rero uri uko wakwitonda kose kizakugubanya kirakugubanya n'ubundi baramugubanyije neza urumva baramugubanyije neza ubu ntafunze oya yaratashye harya amaze iminsi cyane akiza rwose yahise anitereka gutya akora ntuzaburi kantu buri kantu yaratashye ameze neza ntabwo urumva amaze iminsi ntari ku masosho rega ntabwo ugihari usigaye wibereye nasa nk'aho hari izindi nama rero tugana ku musozo Leandre nta kindi njye nashishikariza abantu no gukomeza gutegereza ibyo tugiye kubashyirira hanze byinshi ntekereza ko nyine ibiganiro biraza kuza gukomeza imihanda twayigarutsemo tubizeze ko tuzagaragara ahantu hatari hamwe yego cyane ni ukubisereri mu mitwe y'abantu wabonye yanga we kuvuga turabagira ntaki abakunzi bacu abantu baramaze iminsi bambwira ngo ko wagiye kutagaragara ku masosho media bakanyandikira cyangwa nawe urahita ambaka nka ndi ya Jayce yakoze akaza ambaka ahita agenda ariko nge ndahari kabisa ndahari yego reka ngushimire ubundi nanjye kubanza gushimira abanyarwanda ariko abanyarwanda nibo b'ingenzi cyane reka ngushimire nshimire n'abanyarwanda ho muri hose ariko nabuze abanyarwanda gusa oya si abanyarwanda ni abantu mwese muri rusange mukunda kandi mukanakurikirana ibiganiro dukora umunsi ku wundi ndabashimiye ndayamanitse abadiaspora b'inshuti zanjye ko mutacyonyereza amafaranga ngo ubanza byarakomeye ahubwo ikibazo wese ko mvuze gutyo nta uranyohereza ubu waba ubivuze nawe urakohereza nawe uragutamo nawe numva ngo naho byarakomeye rata muzatubwire niba ku isi yose byarakomeye abanyamakuru musigaye mufite ingeso yo gusabiriza akaraka wasinge no mu biganiro musigaye musaba bagira ngo muri kwikinira bikarangira babatiye mutaye mureka mbashimire dusubire mu bindi biganiro bitandukanye ikindi nanone nababwira nuko abashaka gukora live streaming abashaka gukora ibiganiro dufite studio nziza zifite ahantu henshi hatandukanye iyo studio rero ngo bayita ngo iki twa Milele Memories oya ntago ari gutyo bavuga se wagiye uvuga nkawe uya ugomba kubivuga nyine ikintu kikugaburira ni gutyo kivuga tujye kukiranza gake gake twagiye ngo ni Swari komeza oye ngiye negereje gukora nyine kugira ko cyangwa urashonje karaka ndi muzima twagiye yego hitwa Milele Memories bashaka gukora ibiganiro nyine byiza dufite studio nubwo twicaye hanze ariko hari n'ahandi hantu heza turaza kuza kubereka n'ubundi ku buryo bashaka kuza bagakora ibiganiro ni hano iruhande rwa Rura neza ukigira kuri Rura hano cyashya reka tuve ngo si bya bindi byo kwamamaza baze bakora ibiganiro niba ushaka gukora ibiganiro byiza bisa neza kamera nziza sound nziza muze hano kuri Milele bundi hari umuntu kera wamamazaga ngo sinzi ikibazo yahuye nacyo ngo bagira ngo ari kwamamaza oya ni ntuza ni mukesha batware Imana muri uko idashira Imana mutuza heza igeze kwamamaza ipamba yamaje ipamba noneho ipamba rirashira ariko publicity ikomeza gucaho noneho bagiye kureba basanga nta pamba rihari rimwe rero abajura baramutera bamuteye atabaje bagira ngo arimo aramamaza za publicity rero ntago ari kwamamaza ntago ari ibya publicity hasta la vista blessings aho muri mwese Nyagasana abahe kuramba amafaranga umutima mwiza n'urukundo byose bikubiye mu buzima bwiza ubuzima bwiza ufite amafaranga mani n'urukundo byose oya urukundo ntago bishoboka tubisoreza man blessings kabisa.